ndashaka rero ndahamagara buri munyarwanda wese byo twese iyo Nigeria yahize tuyereke yuko hari n'abo twapfukamishije abitwa bakufuru baratwambaza baca bugufi ndeba n'amakipe yakinnye n'ejo n'andi yose ayita ibihanganye menshi barayadiye ngaho tugende ese intebe zireba umupira reka abantu tugende bazicaraho tabaruka amateka arandikwa kabisa reka tugende ncisha amaso mu nkuru ziba zitandukanye inkuru yakozwe hano mbona bantu birirwa bahamagara abantu ngo kanda gutya gira gutya reka twumvikane ku none mutabyumva kimwe akagutuka ibitutsi utamenya hano Angeli iki kintu twahoze tukibwira abantu burya iby'abapfu biribwa n'abapfu nta mpamvu nimwe dufate nk'urugero rw'uriya mukecuru wari uri muri ngo umwana we yabaga wa gatatu ngo nabuze amafaranga mu none ngo umuntu wise umubikira w'ikibeho ariko kumva amubwiye kugurisha ingurube reka nkubaza akazo k'amatsiko kukubwira ngo tweretswe ko ufite ingurube ngo yigurisha amafaranga yohereza Bikira Mariya ngo noneho aguhinga nta namwe nigeze mbona Bikira Mariya ajya kurebuzwa mu ngurube z'abantu sisa ariko ngo kuko bavuze ko ari Bikira Mariya wabivuze ngo nta watinyuka kubeshya imyizerere yacu ikwiye kuba ifite umurongo mbibwira abantu bakavuga ngo ngiye ngo ndwanya Imana nta mwana ndwanya reka twumvikane nidushaka kwemera bujiji nabyo bizadutera ikibazo umuntu akaza akakubwira turabibona rero uratanga amafaranga hari umuntu nakunze abwirizaga abantu ababwira ati harimo hano abantu baratubura ariko noneho ubutubuzi bwo bwakorewe imbere y'Imana abanyarwanda naje kubona bakunda Imana pe nta nabwo ari kuyikunda no kuyitinya baranayubaha ni ukuyitinya ariko reba ko umuntu iyo yitwikiriye Imana n'umwuka wera abantu arabacucura akabamara yamara guhambira yigende bagahita bahumuka bati burya ariko rero nk'abacecuru ngiye mfite umwe bacecuru b'inshuti zanjye yarambwiye aturumva ati bambwiye ngo turimo turubaka ngo ndeberaho ngaho ibihumbi 15 ndi butange kuri paruwasi ndabaza mukecuru paruwasi ye sindi bahavuge ndabaza mukecuru abantu bakubwiye kuri butange 15 kuri paruwasi bazi gukora ni bande aturumva ndabaza se ubundi ukora iki ngo ariko ngo urumva ngo no kubaka ngo inyubako ndakubaza ukora iki ese uwo muntu wabikubwiye ninde nsanga harimo abantu bitirira amatorero bakagenda bareba babacecuru bamwe babari urumva bamwe bazi ko batajya batangwa mu yasangapi muri twibature akagenda akavuga ati noneho mukecuru dufite itsinda ku rusengero nitwe turi mu gukusanya wenda amafaranga yo kubaka inzu wenda ya padiri mukuru urumva bati mukecuru ugurisha ihene cyangwa ugurisha ingurube uyazanye nabo bakagenda banabiba abenshi rero wenda uyu nguyu yabimenye ubwo turabivuga kubera abantu uri buyerekanye harimo benshi batagira n'amahirwe n'abanyoni n'abashyiriwe ariko banzo barebe ariko aba bantu bafite imbaraga zo kuba bakora abenshi usanga bagira ngo banacuruza na ziriya serivisi zo guhanahana amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga aba uri kureba n'abanyoni hariya abo ngabo benshi bava za Rusizi bavuze ko ariyo baba hariya aba nibo bita abameni aba biganjemo babandi bahamagara abantu ku matelefoni oya aba ngaba bo ntabwo barimo nka cya kindi cya Rugira urakibuka kimwe umwe uvugisha ikirundi ariko se aracyabaho menya yarapfuye babaye benshi ashobora kuba yarahinduye imvugo akigira wenda nk'uvuga ukundi ubwo rero wowe udukurikiye umenye ko bantu birirwa bahamagara abantu ngo kanda akanyenyeri kanda bigize gute ohereza gutya hari amafaranga kuyobeyeho hari ibiki n'ibiki abenshi bafashwe reka nabisubiremo mbitangaze umuntu uzampamagara waba ukora muri MTN cyangwa Airtel umbwira yuko hari amafaranga yobeye kuri kode ya Gasogi ndagusabye nzakurega ntayo uzabona aya mafaranga ashyirwaho mbere na mbere n'abakunzi ba Gasogi urubambye rero kandi ntabwo abenshi umuntu abazi hari amabandi yihamagaza ngaho ngo nohereje amafaranga ngo yobera kuri iyo kode nabaza kuri kode yandi ariko ya Gasogi urwo rwego uvuze na rwese urwire rwohereza abantu message abahe ngo hari amafaranga yobeye kuri telefone yawe ngo mu minsi 2 turasubiza nyirayo ari ndubivuga MTN urwo rwego yabivuga MTN s'il vous plaît mwitondera ibintu byo gukina ku matelefone yacu hari ayajeho ntaza aho yaturutse ntayagusubiza ariko ataje ariko ayangaya mba navugiye amagambo mutabaruka akabibutsa ayangaya iyo washyizeho menya ko ufashije Gasogi
silivupure iwanjye byo yaje iwanjye ntacyo tufitanye n'ubundi ni inshingano zanjye ukwiye gusubiza, ariko ari hano ntuzabikiniremo, ayo ni amarangamutima yawe wabikoze. tureba ngo hero cyangwa ni amabandi yakoherereje byareje durase ko byaturutse kuri momo. subiza bandika ngo yellow. warebye neza ko iyo momo ishobora kuba ari amabandi yayikoherereje, ko nabyo babyegetse ntabwo ari amabandi. yewe nimugora nabirebye none iyi nimero sinjya nyibikaho n'amafaranga, yibera amafaranga atarenze 300. areba se bayebejeho ntayabona, mpamagarayo umukobwa wanyitabye, ariko bajye banashyiraho n'abantu bazi no kuvuga pe, akambwira yego turi kubireba tugusabiye ubufasha. ubuhe bufasha? ntabwo unsabiye ubuhe bufasha? uwakwakira afite ibibazo kabisa. nukuri no kuyambwira yego turi kubireba tugusabiye ubufasha, abandi ukagira imana ubuhe bufasha, ko njye mbonye message yanyu ivuga ngo amafaranga, ndamutse mfite amafaranga mukayajyana nabarega ko nta nayo ugira se baba yajyana sisa hibereho 300 amafaranga 300 ubwo baragushyira muri mwe cyangwa n'ishyirahamwe ry'amabandi ryaguhamagaye nose bakaba no banyitaba ampaye nose ntibagira groupe se. oya jehe namagaye 100 umukobwa aranyitaba arambwiye ngo yego turi kubireba tugusabiye ubufasha. nibyo nicyo jambo yamwe ndani ubuhe bufasha, ngewe ko mbonye message yanyu ubuhe bufasha, ari gusabira ubufasha. ariko boga yarawe wapfuye yarihuse. ntabwo bizoroha kabisa, gusa abantu bagiye baba maso, abantu bagomba kuba bamaso, abantu bagomba kuba maso. icya kabiri umuntu ukubwira wa mugani ngo kanda akanyenyeri ngo bikore gutya, urabikora gute se? urwana niki? hari n'ukoherereza ikimesaje kipfuye nk'icyo ngicyo, amusore ntabwo mvuga ko yabipfuye sibyo, yanze akubwira ati hari amafaranga nkohereje reba, ari ikintu cy'ikimesaje. turebe undi muntu witwa Yves Muhanga ati ntureba ati ko nanjye iyo message ejo yangezeho, arayohereza uko yakabaye, irasa n'iyawe. yego iyi nimero yawe ariko wasanga nanjye baranyuze ngo yebeyeho, wabona nawe yakugezeho. ko ngiye se nkoresha momo cyane, barayatwara haniye banayatwara simbimenye, banayajyana. ariko ndashaka kuzajya message kwereka ko amafaranga agiye, nzajya gukoresha forensic ndebe ayewe baba batankijije. wibeshye bakajyana niyo batwara mu turuwasi ari hari najya rura. ariko se baba bayatwarira iki ubundi? sibyo se ndi kwibaza, harimo n'igihe bagushyira muri ya gahunda ya make make kandi ntawe uyibamo. make none yazungije abantu bakirwa bishyura ngo make batariye, none abayigiyemo bararangije no kwishyura bakomeza kwishyuzwa. akumvise umuntu watukanye n'undi wa make ariko mukajyana rwose. yewe hari mu kanya gato turaza gutumikira abadutumye, ariko tubwira abantu ko bagomba kuba makini, babe maso. uba wayavunikiye nta mpamvu yo kugira ngo uyahe umuntu mu buryo buri aho ngaho gusa yijyana agiye kuyirira. tangaza umuntu witwa Jyangwane nyandikire vuba vuba, nkeneye nomero ze byihuta. undi muraperi nagire vuba ewana anyandikire. hari akantu yavuze ndishimye cyane, agakiza aba ngo timu kubwa inaenda kucheza na timu kubwa. big team na big team. Ayeba ngo nangine timu inacheza visit Rwanda. ariko Jyangwane ariko uriya niwe wari ukenewe wana baba. hari mushuti wacu we rwose, niyo bamudishye ntabwo buri impamvu. oya ntajya buri impamvu n'imwe. uyu munsi tuzamukubita azafite ibintu kugera sobanura. twakira abafandi zamura. Bw'imvura y'umuhindo yo guhera Nzeri kugera mu Kuboza no gusibura